Mu busanzwe mureke tubyibaze neza kuri iyi nkuru. Ubundi ni kangahe umuhanzi wo muri Tanzania aririmbana n'umunyarwanda mu ndirimbo imwe atari mu buryo busanzwe bwo gukorana? Iyi ndirimbo yuje umuziki w'ubuhanga hagati ya Bruce Melodie ndetse n'umuhanzi wo muri Nigeria Brown Joel, umuhanzi ukomeye cyane. Yatunguye benshi ubwo bumvaga ko Diamond Platnumz uyu mushinga yawinjiyemo ndetse yanashyizemo ijwi ryiwe. Ariko si Diamond Platnumz yinjiye gute muri iyi ndirimbo? Ese byari bihariwe cyangwa n'ubuhanga bwo gutunganya indirimbo? Hari byinshi bitaravugwa inyuma y'indirimbo biri gutuma indirimbo izaba ifite viewership iri hejuru cyane bitewe n'amakuru atandukanye n'umuvuduko iriho ku buryo iri kugenda ivugwa cyane. Reka tukwereke uko byose byagenze, impamvu ijwi rya Diamond riri muri iyi ndirimbo ndetse n'icyo bishobora gusobanura ku rwego rw'ubufatanye mu muziki wa Afurika y'Iburasirazuba. Komeza ukurikire kugeza ku musozo kuko hari ibitamenyerewe twagucukumburiye. Gusa ntiurebe gusa ngo ureke kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment zanyu ndazisoma cyane mu nkuru zigiye zitandukanye tuba twabakoreye. Gusa ikirenze byose ni ugukanda subscribe kugira ngo n'izindi update zijye zitazikugeraho. Iyi ni Rwanda Mood TV, nge nitwa Sana. Amakuru benshi bamaze iminsi bazina yuko hari indirimbo itegeranyijwe amatsiko menshi ya Bruce Melodie na Diamond Platnumz, bivugwa ko yashowemo arenga miliyoni 80 z'amanyarwanda, ubwo ni ibihumbi 65 by'idolari. Nta makuru yabanje kuvugirwa hanze ariko byamaze kwemezwa na sosiyete ya 1255 EM cyangwa South African Music Reba ibarizwa mu y'umuhanzi Itayiwacu Bruce wamamaye nka Bruce Melodie. Aya makuru yavugaga ko iyi ndirimbo iri hafi ndetse muri Kamena 2025 igomba kuba yagiye hanze, nk'uko Joshua Tuyitakire ushinzwe itangazamakuru muri iyi nzu ireberera inyungu abahanzi yabitangaje. Mu magambo ye yagize ati, indirimbo yararangiye, ibintu byose biri ku murongo. Indirimbo irimo abantu batatu: Bruce Melodie, Joel Brown wo muri Nigeria ndetse na Diamond Platnumz wongewemo. Indirimbo yatangiye irimo Joel Brown na Bruce Melodie, ariko nyuma biba ngombwa ko Diamond Platnumz yongeramo muri Kamena iraba iri hanze. Mu magambo yakomeje agira ati, ni ikiraro cyo gukomeza kubaka umuziki w'abanyarwanda, by'umwihariko wa Bruce Melodie tuwambutsa. Ntabwo turi gutekereza Afurika y'Iburasirazuba, ahubwo dushaka kuwugeza kure yaho intego yacu. Miliyoni 55 zari zavuzwe ubwo twatangazaga uyu mushinga ni make ugereranyije n'ayashowemo, kandi ntabwo irarangira. Hamaze gushorwamo arenga miliyoni 85 z'amanyarwanda. Yavuze icyitezwe kuri iyi album agifungura amarembo y'umuziki nyarwanda atari kuri Bruce Melodie ahubwo no ku bandi. Ati, icyo twiteze ni gufunguka kwa marembo ya Bruce Melodie no gukorana n'abantu banini, gukora umuziki mpuzamahanga n'indirimbo ibyinitse vuba aho abantu bazamenya uko ikoze. Ni indirimbo nziza abantu bazamenya uko imeze. Iyi ndirimbo yakozweho n'abatunganya indirimbo barimo ST Built ukomoka muri Ghana. Uyu musore usanzwe yitwa Jonathan Takimensa, akora indirimbo ziri mu njyana zitandukanye zirimo high life, afrobeat ndetse na hip hop. ST Built yagize uruhare kuri album ya Black Coffee yise Subconscious, yatwaye igihembo cya Grammy Award muri 2022. Ibihembo byari bitanzwe ku nshuro 34. Iyi album yatwaye igihembo cya Best Dancer or Electronic Album kuri album City Beat yakoze indirimbo bise Flavor. Diamond aje kwinjira mu mushinga wa Bruce Melodie ndetse na Brown Joel bari mu gihugu cya Nigeria, niho bahuriye. Gusa City Beat ndetse na Bruce Melodie bo bahuje igihe Bruce Melodie yakoraga indirimbo we na Joboy, nubwo yakozwe na Element yere. Gusa ubwo Bruce Melodie ari muri Tanzania nibwo yaje guhura na City Beat arimo gutunganyiriza abanya-Nigeria umuziki nubwo akomoka muri Ghana. City Beat ubu ngubu yabarizwaga muri Tanzania, ubwo Bruce Melodie na Brown Joel bahuriraga muri Tanzania kugira ngo abariyo batunganyiriza indirimbo.
biza kurangira babonye ko umushinga kugira ugera imbaraga zikomeye cyane ndetse no kwagura imbaraga z'umuziki nyarwanda ndetse n'igitinyiro n'igikundiro kuri itayi wacu BRUCE MELODIE, bahitamo gufata umwanzuro wo kwa approachinga DIAMOND Platnumz bitewe nuko BRUCE MELODIE mu minsi myinshi yari ishize yari yaratangaje amagambo avuga ko DIAMOND Platnumz nubwo batarakorana wabizi neza ko igihe kimwe bazakorana kuko umuziki nyarwanda uri gukomeza kugenda utera imbere. DIAMOND Platnumz barumvikanye nubwo ari umuntu ugoye gukorana nawe, baranegosiya. Coach Gaël ni umuntu w'umukire, ntabwo yari buze kugorana kandi azi ko iriya ndirimbo izagaruza amafaranga arenze ayo bayishoyemo, ndetse guha featuring DIAMOND Platnumz mu y'indirimbo birazamura izina rya BRUCE MELODIE ku ruhando mpuzamahanga, kuko kugeza uyu munsi DIAMOND Platnumz niwe muhanzi ukurikiranwa kurusha abandi muri Afurika ku rukuta rwa YouTube, kuko akurikiranwa na miliyoni 10 ku rukuta rwa YouTube. Bivuze ko rero BRUCE MELODIE ahangaha yateye ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri, agiye gukora ibitangaza. BRUCE MELODIE nk'uko abitangaza avuga ko ari munyakazi, twese ntabwo twabihakana. Kugeza kuri uyu munsi BRUCE MELODIE amaze kumurika album yitwa Colorful Generation yamuritse, twese turayizi, iriho indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nziza zakozwe n'abaproducer batandukanye, harimo Element L, Prince Kiss, Made Beat, On The Beat ndetse n'abandi. Gusa icyo nababwira nuko iyi ndirimbo igiye kuza ari akasamutwe ndetse ikaza ari indirimbo ikomeye cyane. BRUCE MELODIE akaba agiye kuba umuhanzi wa kabiri ukoranye na DIAMOND Platnumz indirimbo nyuma y'uko The Ben na DIAMOND Platnumz bakoranye indirimbo yitwa Why. Muri make ijwi rya DIAMOND Platnumz muri iyi ndirimbo si ibintu byabaye gutyo gusa, ni igice cy'umushinga wagutse ugaragaza uburyo umuziki wa karere ka Afurika y'Iburasirazuba uri gutera imbere binyuze mu bufatanye bw'abahanzi batandukanye. BRUCE MELODIE nk'umwe mu bahanzi b'imena mu Rwanda yerekanye ko ashoboye gutera intambwe igana ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane afatanyije n'umunyabigwi nka Brown Joel ndetse n'ijwi ry'umunyabigwi DIAMOND Platnumz. Ubu bufatanye bushobora kuba intangiriro y'ibintu bikomeye kurushaho. Ntucikwe n'andi makuru agezweho y'iyi ndirimbo n'andi mateka ari gutegurwa muri Rwanda Mood TV. Komeza ukurikirane unsubize mu bitekerezo uko wumva iyi ndirimbo aho muri comment. Ese byari bikwiye ko DIAMOND Platnumz ajyayo cyangwa ni konsi idance? Dukomeze tubane no mu zindi update ziraza kuba zigezweho. Ciao ciao, hasta la vista.